bagira ngo abarigani dusuhuriza abatanzaniya abamasayi yasuhuza abamasayi ba Tanzania yasuhuza abakenya kugeza yanyandikiye message arambwira kugeza yanyandikiye message arambwira ngo ngushize blacklist ntuzongere kumvugisha ntuzongere kumpamagara utazanyakira urukundo kuko ubu ndi mu rukundo n'undi muntu mushya rushyashya ibyo ntabwo ndi kubyumva ubwo urumva amaze kumubona ubwo mujye mubona kuntu inkoko isake iyo igiye kwegera inkokokazi igenda gake gake. Why do you always give that example? Aho uravuga urwo rugero ushaka. Okay, none reka tuvuge gasekuru meda aho ngaho mtajya muri Kenya kwiga. Ngiye muri Kenya naho nahise mbona undi musore dukundana nyine muri mu Masai. Niho nyine naje you know niho ngaho naje kumenya nyine mo about Masai ariko we yarakomeza kunyandikira nawe utekereza umuntu yagukatiye ariko akazajya abona naregiye wa mubyo yambwiye nagenda nanuka mba mwiza guys mba ndarugororoka nimumbone gutya ibiko nuko niriyamu buri yangize gutya ariko nari meze neza so akazajya abona message Facebook nkabona oya nayensi mamvu namwoza gutuma message rata ndabona ngo dufoto ya postings akakomanda barakatiye nibaje ibyo biraryana imva akanyibutsa nawe wifitiye uzi jambo yanyandikiye nazibagirwa ngo mbameze ngo nk'ikirondwe ngo kiri ku nka amagambo akakaye ngo ikirondwe kiri ku nka ngo kandi ikirondwe kiri ku nka biragora kukikuraho yego so mwakoze cyane rero rwogere ibumba 8 oye thank you mwakoze 8 na hatangiye kujyaho n'utundi tuntu ariko mugerageze ibumbi 100 twabiteje ibaze ko nari nazize vuga ibumbi 10 ubu ndi kwisha let's go muraho neza twongeye kubaha ikaze kuri Kibubu TV show nizeye ko mumeze neza njye meze bon uyu munsi ni fire byonyine papa Dangote nta bintu by'ababo nta mukiro vuga ibintu byinshi nta mukiro vuga ibintu byinshi barabeshye mwibe bikaze kwa Kibubu hano ni wani Kibubu ibitenge uyu munsi aravuga uyu munsi ni umuco buri gahugu kabutse bubambwa ngo turibiye bibu tuzanye abamasayi turavanze bashemo mu Nigeria uriya mugore umukongomani rekongolese tumenyana abakongomani bagira ngo abarigani dusuhuriza abatanzaniya abamasayi yasuhuza abamasayi ba Tanzania yasuhuza abakenya Masai vipi sisi Rwanda ni poa okay mko salama tuko fiti sana sisi tunashukuru sana kuwaona kwa Kibubu TV show sura bueno tuza abashinga nahe hamwe n'abantuza n'abantu bacu n'abanyamata muraho mumeze neza njye meze neza gabasha abarundi abaruguru nta maki n'ameza na Uganda mje bari muri yo mire tumwe neshonga kabisa banyankore bakiga mwese nabo ndimi z'abashobora kugishinga turakizi ching chang chung ni hao ubone ngo ujugunye igiceri hasi byo kivuze ugasubiramo ni ibyo igo nikivango ivango chini ni ibyo ngibyo ari ubu ufite icyo uvuze mwamuzi ukuntu bavuga ngo ndagukunda mu Gikuyu
mu Gikuyu ni umuco wo muri Kenya cy'abanyakenya bavuga ngo nengwendete. Imagine ngo I love you. Nengwendete. I know culture nyine ni nziza cyane so. Nengwendete. Abakunzi ba Kibubu nengwendete. Timu Kibubu nengwendete. Suzi cyari cyo muri bano baturanye. Enyi. I don't know. No, we don't. What is that? Inga. Yes. Guys, do you see this? Inga. Turi mu rukundo. Ndivanya ko gaheruka. Impamvu azanye inka egura urukundo. Mbese twahaje bikaga story kajya kansetsa. Uvi wanyu ujye waba w'inka zikajya. Yes. Urumva ko kabisa. Ariko mana we muretse nibagiye kwisiga karuje nkahita sana abakongo mari. Hello. Ariko mana Uganda mujebale. Tuje mu kiganiro. Kadusoza abantu bari hanze y'igihugu. Arurimi mwibagiwe. Tokenderi boso eza ko combattre. Na Congo ba l'essentiel. Yakamwana. Timu yakamwana. Which team is this? Yakamwana. Kabisa. Nibuze kugora nawe ikigaro cy'abandi n'indimi gusa. Baza kumvikana gute? I know. Beraza kubura ruca. So kadusoza abantu bari Burayi. Abantu bari muri Amerika. Yego. Aziya. Birwa bya Caraïbe. Ariko birwa bya Caraïbe naramenya. Is it Australia? Cyangwa ni Australia? Dusoze n'abantu abanyarwandakazi namwe bakongo mu banyacyangugu. Dusoze no ku mugabane wa Cyangugu. Ega. Dusoze Canada. Yes. Dusoza ko ari igihugu kindi cyiza. Canada iherereye ku mugabane sho. Canada iherereye ku mugabane. Canada ni muri Amerika. Ni muri Amerika man. Ubwongereza nibwo bw'Iburayi. Amerika yihe? Amerika yama. Yaruguru na cyangwa amajyepfo. Yose tuzi na Amerika. Cyose uko turaza. South or north? We gonna na Amerika. N'abanyarwanda. Abandi babitsa gute we. Ubundi Amerika y'amajyaruguru bamwe ibihugu bike cyane. Cyane ariko. Mexique ni yahe? Harimo Mexique, harimo Canada. N'ikindi kihe? Ntabwo twize ibyo bintu twasibye. Geography ni danje. Kandi ngo nize meg. Ariko nyine tubihurizamo byose tukavuga ko ari Amerika. Nibyo. So rero twari tutarabasuhuza twinjiraga mu kiganiro reka tubasuhuza aho tubyibukiye. Yambi. Aha, twabazaniye. Tuje hano rero n'umuco w'umunyafrika. Hano murareba intare. Ntabwo iri kugaragaza. Muzi yuko intare ejo bundi zari zarangiye mu Rwanda bajya South Africa batuzana izindi. Wow. Izi ngizi muzi ko n'abakuru b'ibihugu bahaguruka bakajya kuzita amazina zibungabunga. Abana. Tukagira rero n'iriya. Ndiki? Iyi ni special. Special gorilla or what? Mu Rwanda buriya abantu batwinjiriza cyane ibintu bitwinjiriza cyane. Ibi. Ni amadevize yangaye niyo tuvuga amadevize. Ikintu cyitwa imikindo mu mujyi wa Kigali bitewe n'isuku baba bahakorera. Ikindi cya kabiri baje mu Rwanda ntibabona abakobwa beza. Bamwe mutwinjiriza menshi rega buri cyane. Nabonye n'ubwiza bwanyu buratwinjiriza cyane. Ubwo niba muranje ushatse kugerajya reba. Ahubwo nyimara kugera hano. Reba uzamutse Kicukiro hamwe. Hari ahantu hari ikintu kimeze nka gutya. Kitwinjiriza amadovize. Silverback. Yes. Neza. Masaka rero hari intuzo. Hari iki? Masaka hari Kibubu. Ariko sha urabanza ukagasasira ariko Kibubu. Nagasasiri. Visit Kibubu, visit Rwanda, visit
Best Masaka. Best Kibubu. Wagera Masaka ngo agenda atasuye Kibubu TV show. Donc iyo ugeze Masaka ugomba kumenya Kibubu TV show. Ababubu hejuru cyane. Hano rero dutangiranye na muzehe Reka Quiz. tubanze tubwire abakunzi bacu twagiye muri show kuko twe tuziranye. Abakunzi bacu ntabwo bazi abantu Muri twabazanye. muzehe Quiz. Dufite couple nziza cyane. Imva ifite vibe ya indirense. Cyose murajya mubwira ati abantu ntibakajye babura ku Kibubu. Ndabizi ko rwose. So bagiye kubitwibwira. Muri make mu bamenye neza. Muzehe Quiz. Sa ubu muri make turaba Kibubu. Ariko nyuma ya Kibubu twitwa JD Family. Kandi nagakunze kuno ngo JD. Ako tumfana waje. Wow, thank you very much. Barakoze cyane n'umubanda. Yego JD Family no muryango natwe murayibona twinjiye muri Kibubu turangwa n'urukundo gusa ikindi turi n'abahanzi turabahanzi turi indirimbo zihimbaza Imana byose hamwe tubigeza hamwe. Kashyira hasi ibikoresho dutangire dukubita akarimbo k'Imana. Before iyo quiz numvisha hano hari muzehe Quiz ariko reka nkore introduction kwanza kunganira my love husband. Mazemo imyaka ingahe? So JD ni J bisona Joseline, that's me, ni iryo zina ryanjye. D ni Diodone, niryo zina ryiwe. So tukaba dufite umwana nkatanga Imana. Tukaba dufite umwana yitwa Liam ariko nawe yaje abaje muri BC ya JD. So ntabwo bihindura ko tugomba kwitwa JDL. So nawe ari muri JD Family. Kugeza ubu JD Family turi batatu. Ariko turakomeje. So tukaba turi muri hano twaje gusura Kibubu ahantu heza cyane atuye. Umva guys azabakoresha tour kuko afite ahantu heza. We loved the house, we loved everything. Njye wakoze decoration ni ubu nje nyinjira narinzi ko ndibite mbona agakofi. Abakoresha tour hari decoration itego wagira ngo ni muri coffee shop. Ntabwo ari coffee shop ahubwo wagira ngo we are not in Rwanda kuko mu Rwanda so rero umugore aranshwaje ntabe n'amazi yariba every corner. Every corner. Twabanje kubinywa mbere tuza kuri show. Guys, oya wese asira nta coffee nabonye hano. Oya nta coffee hari ariko ibindi birahari. Bakabaye bamanaga coffee. Ariko sinakoresha coffee. Metri wa coffee unabera metri wa coffee. Ahubwo guys mureke tuze tubabwira kandi kantu ubwo tuzakora kandi ka video turi gukora coffee. Oya kanari warega banasubira kuri anniversary yanjye. Bakavanze neza. Akuzikora ibonye ni mugoro. Ndabati ni bon. Kibubu TV show. Kambaye rugari nta mukiro uvuga mukiro kuvuga. Nabonye musigaye munakora no mukora catering mukora coffee. Guys mubagane bafite ibintu byiza agacyayi kabo. Ndakabatuye. Yitwa Ubumwe Coffee Shop. Ni hani Masaka hari hafi ya Kahand petrol station. Dukora coffee shop, dufite coffee shop ni come on. So ni specialty coffee, ni coffee yacu tukurikirana n'ibyo. Ubwo abantu banyamirambo muve Nyamirambo muze kunywa agacyayi Masaka. Abantu bo mu mujyi. Na bakora delivery. Byaroroshye. Hari cyatsi moto kibura. Nakagera ntuza se kaba karamenetse. Ubundi kamubwira akantu kamwe. Kuri coffee ukurikira story. Buriya coffee nago umuntu avango hari yongeje kunywa coffee gusa. Ukurikirana isundi story yiyi kawa ni VIP. Niyo mpamvu Ubumwe Coffee niyo kugira ngo ikurikirane family, couples, celebrating diversity, kwishimira ubudasa. Waba igihugu cyose, Nigeria, Congo, whatever, which country. Hari jambo bita Papa Dangote. Papa Dangote. Akabana
Mama Dangote. Yes. Yes. We are from Masai. Yeah. So hagati aho rero nka JD family Masai Tanzania, Masai Kenya. kadushira akantu kamwe reka turimbe ya ndirimbo yacu twakoze kuri wa munsi. Yeah, wedding. Urukundo. So, yeah. 1 2 3. We are happy today. God has done it. Has done it. Has done G. it. Celebrate with G. us. We are happy today. Hey. God has done it. Has done it. Has done G. it. Celebrate with us. G. Uyu munsi njyewe nawe turaryoshye kuko niwo munsi twari dutegereje tugahuza inshuti n'abavandimwe n'imiryango yombi nayo igahura. Niwo munsi w'umunezero uba rimwe mu mateka. Haguruka tubyine dutambe kuko Imana irabikoze. Haguruka tubyine dutambe kuko Imana irabikoze. Ibihamya birahari biboneka bifatika mu byo akora. Ntigishwe isoni ntijya yivuguruza iyo avuze yego bihora ari yego. Mfite impamvu zo gutamba. Tamba. Je. Tamba. Je. Tamba. Wana akapera na yindi abarapere niko bimera. Niko bizi. Neka kageso kankurikiranye. Ntabwo huma. Yeah. Uzukari kankade. Aha ntabwo ari igihe wazanye ibyo bintu byo kumoka. Ninde wavuze kumoka? Guhuma ni lion bikora. Right? Ni igituza ubundi ufite mu gituza. Uratontoma cyane. Uyu mugoroba rwose ufite umunezero rwose udasanzwe. Timu Kibubu, timu Gashema, ariko hari umuntu munsi numvise avuga ikintu numva ndatunguwe. Isoko ry'inka baryita ngo iki? Isoko ry'inka mu Cyongereza? Oya mu Kinyarwanda. Isoko ry'inka ahantu habereye isoko bari kugurisha inka se? Ahantu habereye isoko bari kugurisha inka? Bagurishiriza inka gusa. Ikiraro. Oya. Inka zirara. Umufure. No. Aho naho zinyweshereza amazi. Market. Gauda. Market kandi. Aha. I failed. Reka mbabwize ukuri. Jean Dodi. Nanjye ntabyo nzi. Oya. Isoko ry'inka. Yewe reka nyibako. Wapi? Waduhaye hinti ukatubwira wenda leta ya mbere. G. Ikintu bita igikomera murakizi. Ntabwo nari kugeza. Igikomera. Aba n'abana b'ikigali amuvure bazana. Waduhaye hindi kwiza atari yo. Ijambo n'ubwa mbere ndyumvishije. Igikomera. Igikomera tutaragiye mu mutara. Utaragiye kwiga mu mutara ntacyo wamenya. Okay. Inyama z'ingurube bazita ngo iki? Akapeze. Yeyo. Aho rwose. We know that. Niba utaragiye ajya ni cyango. Oya, mumbabare mutumye ahubwo numva yababa. Murekeraho. Uzika benzi kari dry ukakarya nyine ukakarisha. Ariko ronse ni kwize dufite hano we n'abantu. Ariko mbere ko tuvuga kwize. Jade family. Igiye kutubwira love story hano dutunzwe n'urukundo. Yego. Dufite amatsiko urukundo rwanyu rwatangiye gute? Naho huye gute? Aho ngaho ivuze aho hantu rero. Ubu nshizemo bien. Usubira mu bihe bya kera. N'ukuri. Ubu ngijemo neza. So urukundo rwacu kuno rwatangiye. By the way, duheruka kubivuga. Ariko none reka tubivuga kuri Kibubu official. Yeah. Umunsi wa mbere rubitangira. Tubijyemo neza. Enter. Iyo mu gutangirira haco. Umunsi wa mbere bitangira nari mvuye ku kazi. Nakoraga ahantu mu ruganda.
ntabwo naravuga kuko ntabwo baduhaye ngo tubamwe ariko nibagira icyo bavuga tuzabavuga bazaze kuri Kibubu tubavuge noneho nari mvuyeyo ngeze mu rugo haza kuza umushuti wanjye bamwita Concorde yego yari umuntu Concorde yozina mu bwa mbere yari umu DJ none arambwira ngo hari ahantu hagiye kuba umuhuro ariko sinamenye ngo umuhuro ni wahehe arambye tutugende so kuko ari umujama wanjye turagenda ngezeyo nsanga na ahantu ni umuhuro w'abakristo urumva abakristo baba bacuranya indirimbo zihimbaza Imana ariko hari indirimbo zihimbaza Imana ariko zibyinitse na mu buryo urugero ari za ndirimbo za South Africa nizi Jerusalem By that time nobody yarasohotse nizi oya ashatse nyine mu rugero wasohotse renda thank you my God thank you today yeah those kind of songs ngibyo ariko noneho muri kuzibyina ntabwo muzibyina nk'aba bandi nyine cyangwa gira ubuntu Jamed so noneho nkigeramo ninjiye mu ahantu muri sare donc ahantu umuhuro wagombaga kubera gize guca mbona umwana mutoya umeze neza mugufi y'ukuntu byibushye mu kuntu yarabyibushye kabisa byibushye kubera mu bebe ku buryo umurebye wagira ngo bahoraga bamujombamo yogati kimeze neza kuntu reba n'ukuntu kiri gutamba bati umwana ngomba kumwegera ariko uravuga utazabera muri wanjye nanjye nari mfite agaseve kanjye ku ruhande kanshyigikira kuko icyo gihe nakinaga umupira nari ntanga ibintu by'ubuhanzi so muri Masaka abantu bari banzi urumva abantu bari banzi abantu banzi urumva bahise haje umuntu umusitari nk'ibyo akantu akazina kari gatangiye kuzamuka urumva nawe yesa agomba kugira gute kudushapu kugira ngo nyine ubusitari bwawe butarenga ku nyange yes ntabwo bwarengaga ku nyange ngo ujye muri ntuzi ujye Kigali oya utamwitiranye wajye byihorere mwana wanjye byaje nyuma byaje nyuma ubusitari ntabwo bwarengaga ku nyange nini byari bitararenga ku nyange yes I don't understand those ahubwo papa Kibubu wagira ngo yaranze noneho guys ibyo ntabwo ndi kubyumva ubwo urumva amaze kumubona ubwo mujye mubona kuntu inkoko isake iyo igiye kwegera inkokokazi igenda gake why do you always give that example uravuga urwo rugero okay none reka tuvuge gasekuru meda kabaga katanga gake so urumva nange nayo imaze kumubona numva nyine atangiye kunkurura n'uburyo yabyinaga yirekura ariko nyine akabyina nyine mu Kristo kuntu nyine gake so urumva ni nahano yigaga byatumaga bashaka so ubwo ndamwegera tutangira kubyinana so donc aho hano ariko kiragera rwose bitangira kwisanzura byinshi nyine kuko urumva nayo ntumiwe n'umuntu twari tuziranye arambwira ati nugerayo wisanzure ngeze numva indirimbo ziri kubyinika nange ndabyina ubwo urumva ntangira kureba rero bajya muri Kadongo mukibagirwa ko no mu rusengero ushobora kuririmbiramo utwo turi mu kishimo urumva ntangira no mu rusengero barishima habamo imbyino zibyinitse ubundi mu rurimi rw'ikizungu babyita ngo ni urban gospel ni indirimbo zibyinitse mu rusengero zibamo abantu bakunda kugenda hahandi nyine hajya mu Kadongo muri Kadongo abantu bajya mu Kadongo mugabanya kujya mu Kadongo mujye mu rusengero muri church kuko naho habamo imbyino zibyinitse kandi tuzamura mu bwiza bw'Imana nuko tumaze guhura tutangiye kubyinana nuko so twaragiye rero turabyina twaje kubyina mama wanjye yari aho hafi ubwo abatime yo gutaha abatime yo gutaha ariko njye namubonye nanjye ndamukunda nyine ariko nkaba muzi ni love at first sight ko ndubona umuntu gahita nyine wumva hari connection urasightinze nyine namubonye ariko nari muzi kuri TV kuri authentic TV bamwerekana ariko ntabwo nyine namugiyeho ko akari umustar ngari kuvuga cyane hariya oya mubyo ko nyine yari mukijima mukura ariko ari kumenya neza ariko nkabona ready namukunze ready nawe ari kundeba
cyane cyane nyine iyo uri muri iyo myaka harashize nka 10 years imyaka 10 ishize icyo gigaga mu wa 3 nigaga nko mu wa 3 gutyo umva ayo mutini nyine icyo gihe urabyumva namwe abatini nimunjaginge murabyumva namwe mu wa 3 kubona abaziranye n'umuntu wo kuri televiziyo mfasha naramubonaga noneho ari umusitari Masaka nyine icyo gihe MD wari hari none icyo gihe byari bikaze I know noneho we yakinaga football we yarohe mwaka 2 no we not going to answer that because turakireba iyo iri muri hari ibintu badukoreye guys tuzabishyura anyway so that is our love story byari biryoshye cyane kumubona so yari nk'Imana yabikoze ariko kuko ntabwo tuzi ko tuzaba turi hano at this time gashimangira amagambo uyu munsi nakubye hari ikintu kijya kinangaza abatari bunyumve ndahari hari ikintu kijya kinangaza abantu bajya tubaza ariko ubundi ngo mwahuriye hehe abantu bazi ngo twahuriye ngo mu rusengero abantu twahuriye kubera ko babona kuri vibe kuri stage dukorana ibintu nk'ibyo duhuza base abantu bashaka kuba barahuriye mu rusengero oya twahuriye mu muhuro ariko mu muhuro w'abantu bihaye Imana yego so ariko kuri ku buryo bwa music impamvu twahuje cyane ku buryo nyine nanjye mba niyumva muri iyo music nuko nanjye nakuriye muri background y'abantu bakunda umuziki cyane nyiri n'umwana naririmbaga indirimbo zindi zarabagirana Rwanda ngo twebwe abana bato duhagurukiye abazi iyo ndirimbo murayizi nabazi muririmbira Uwiteka ya Aime Uwimana ubwo ababyeyi banjye baririmbaga nyine muri iyo music twari turi kumwe na Aime turi gukora Isanamitima n'ubwiyunge muri icyo gihe twakoze umurimo w'Imana guys w'Isanamitima kera nyiri umwana so nibyo ngibyo nawe rero wareba ko mu bwana bwawe twe twarabasaza kandi ubarawesha bundi ntabwo turabesha ushobora kuvuga ngo kera ugasanga kera ni 2016 nka 2015 guys ntabwo nshaje cyane buriya nyine urasekera wowe uti kera twakoreye Imana kera twakoreye naho ngaho twahuriye rero abantu bahora batubaza ngo mwahuriye naho ngaho twahuriye yego mukora ubukwe ariko reka nkubwira akantu kamwe ngiye nibuka nzahorana natanga testimony narasengaga nkabwira man uzaba umugabo unjyana kuri stage nyine ushobora kuba yankura muri kuko nyine bwa mbere nge ntabwo nayo mfite self esteem iri hasi nyine niyumvamo ko ntajya kuri stage ntaseruka imbere y'abantu cyane nkahora ariko mbibusaba Imana ariko nyirakana gato vamana wazamaye ko kumuntu umugabo uzamvana nyine muri iyi body ahubwo akankira mu yindi body yawe yo kugukorera wakubura hizi ntaruka byinira hangaha uri kuri Kibubu TV rwose tangaza Imana yankoreye by the way iyo ikintu usabye Imana uri muto uri muto akenshi biraba ntabwo ari n'umuto cyane I mean abantu bose sabye Imana kuzatwara indege ubwo reka ndore guys believe it ntabwo nasenze cyane nabwiye Imana gusaba ngo oya gutwara jya mu ishuri ubwo bwenge buri he small details Imana igira inzira zirenga igihumbi ishobora gukubita gutyo ugasanga ejo urayijyanye neza cyane njye mbona ari ku joking aba joking igihe cyose usengera Imana usaba Imana tuzampa umuntu uzanjyana kuri stage uwo munsi buramubonye ntabwo nahise mubona cya gihe ahubwo nyine twaje no gushwana hagezemo hagati warankatira abazi story yacu muzajye kuri JD family how we met muzabone it's a long story nyuma ya 3 muri make ariko baje kuri JD urumva muri make tumaze guhura aho hantu twahanye contact tujye na telefone yari afite ama nimero nzajya muboneraho urumva nari mbonye umwana uri sharp ndavati umuntu rwose ngomba kumuhata umuriro w'urukundo noneho ubwo nkajya muhamagara ndavuga ku kazi nkahita muhamagara amayinite agashira n'abakampamagara ubwo dutangira guhuza gutyo
kugeza ugiye kumusura ku ageze icyakubye ko nigeze musura ku ishuri kugeza igihe ageze mu gatandatu ageze mu gatandatu rero urumva ageze mu gatandatu urumva yarageze mu gatandatu arakuzemo nanjye ndareba ndavuga si umuntu urukundo rufite iyihe njyana ese niye ntego mbonye nyine nakwishira ku munzani nkabona naho turi kujya ni bya bindi byo hejuru nyine byo gukundana bisanzwe ndabati uyu muntu nidukomeza gutyo hazavamo ikintu kitari cyiza ndabati byaba byiza mukatiye tukabirangizanya naramuhamagara araza ndamubwira ati rero inshuti yanjye wari ubikoreye iki nyine urumva urabona iyo abantu bageze mu wa gatandatu abakuzemo urumva nanjye nari nzamutsemo noneho ndavuga ati uyu muntu uru rukundo turimo ukuntu tumeze dushyushye hashobora kuzavamo ikintu kitari cyiza kandi ndabona nta vision we ntabwo yari afite gahunda yo kudashaka yo gukora ubukwe yo gushaka durumva ntabwo nyine nyine numva nishiraga yes ndi gushakisha ubuzima ndabati rero nidukomeza gutyo reka mbihagarikira so ndamuhamagara araza mu rugo n'amatirero nta kindi kintu nakubwira inshuti yanjye turangizanye urumva ntabwo iryo jambo yararyiteze urumva yararize asaba imbabazi aranyengenga n'abatereka danafasha imbabazi z'icyaha atakoze ndabatire dukomeze abantu bari muri kanki yanjye icyo gihe yarababaye pe ariko ni benshi hari abantu benshi abahungu bavuga ati no ngo we are done wakuze gukura se n'icyo twakuranye igihe uzashakira tugashakana so urumva mu kinyarwanda bavuga ngo namukubise igikuta ndamurangiza hanyuma uza kwisubiraho ute sasa reka da urumva byahise bihagarara burundu nagize imana aho ngaho mpita muri Kenya kwiga njya muri Kenya naho nahise mbona undi musore dukundana nyine muri mu Masai niho nyine naje niho ngaho naje kumenya nyine about Masai ariko we yarakomeza kunyandikira nawe utekereza umuntu yagukatiye ariko akazajya abona naragiye wa mubyo yambwiye nagenda nanuka mba mwiza guys ndarugororoka nimumbone gutya ibwo niriyamu buriya ngize gutya ariko nari meze neza so akazajya abona message Facebook nkabona mpamvu namwohereza guta message rata ndabona ngo dufoto ya postings akakomanda barakatiye umuntu nibaje ibyo biraryana imva akanyibutsa kandi nifite yundi ubwo nawe ukamwohereza ya boga rufite reka da habe no kunsuhuza habe no kunsuhuza yajyaga sine bikomeza gutyo umwaka urashira undi urataha urumva wabikubigenza gute ko umva byari bikomeye cyane Shamani muza abantu urumva maze kumenya yuko afite undi urumva nange nahise ngabanya umuvuduko mwinshi ndatuza ndabatekanye gumira mu Rwanda umuntu wagiye muri Kenya yibereye mu Masayi reka hajyane n'abamasayi biwe nanjye nkomeze mu Rwanda nazaga muri vacances nyine MD nyine niba yarisubiragaho ngiye byaranshaka nkabona nyine yaje kunsura ariko nkabwira sister wanjye agataho aje mu Rwanda nyuma yaho avuye muri Kenya yaje mu Rwanda none ndafata umuntu uje mu Rwanda wajya kumusura wenda nyine nkongera nkigarura ngezeyo umva narababaye ariko uwo munsi naramwumvaga muri salo yicaye muri salo mutuma w'umusaza we ngo nagenda muzanira aragenda abwira musaza ngugenda mubwire ko ntahari ibaze kandi ubizi ko hari uyu naramwumvaga nka bya bindi by'abana ngo mama arambwiye ngo mubwire ngo ntabwo arambwiye kandi arahari arambwiye ati ngwino mubwire ngo simpari ariko nyuma y'agastori kanyu ndaza kubabwira akantu k'agakuru kabijyanye n'ibyo ngibyo you'd love to hear that umugabo ngo abagabo ngo baragiye barasangira mwaravuga ati shati mfite umwana w'ikigoryi undi nawe aramuganyira ati niyo yaba ikigoryi ntiyarusha wanjye ndatiseye tuba testing umwana nk'uko wagenda ukamubwira uti genda uzanire telefone yanjye mu rugo umwana yagenda ageze mu nzira aragaruka ati harya warumwe ngo nkora iki urumva rede yarangije kubyibagirwa uramubwira ati shana abantu uyu nguyu yabashije no kugira gutya ati uyu wanjye we ni ikigoryi ati njye nk'umuwanjye
ati undanira aramubwira ati genda undebere ko ndi mu rugo arajyaruka genda undebere ko ndi mu rugo aratirika we yaragiye aba arirutse ati mama nta papura umutumwe nande ati ni papa ngaho urumva ngo ngo ko ari wewe noneho yari hasi ya hasi genda undebere ko ndi mu rugo ukiruka rero nawarangije arakubwira ati mubwire ngo simpari ndabati none se ko mubwire ko simpari kandi ari ugutumye genda mubwire none ndamushaka ko arahari asubirayo genda mubwire ngo simpari akora atari ya breaking my heart yarankatiye urumva umuntu avuze gutyo ngo simpari rese mbona nyine ko ibintu bikomeye umwe waje kumwemera gute bwa kabiri bize ko nagiye kumwishakira utwo tuntu twose two dusinya bakwereka umusheri wawe turagaruka so ukuntu byagenze ngiye navuye muri Kenya umaze igihe kingana iki like 4 years gutyo imyaka 4 nizi imyaka 4 nkora stage y'amezi nk'umunani gutyo ariko muri stage niho twaje gutandukanyira na wa ex wanjye aho hano nahaboneye ubwo nyine hagati yawe n'uyu nguyu hamaze imyaka 4 nta communication kugeza yanyandikiye message arambwira oya kugeza yanyandikiye message arambwira ngo ngushize blacklist ntuzongere kumvugisha ntuzongere kumpamagara utazanyekira urukundo kuko ubu ndi mu rukundo n'undi muntu mushya rushyashya ndavuga ati ibintu birakomeye ndavuga ati sawa birarangiye ariko kujya kuri stage nagiye ahantu nigaga ahantu Nairobi ahantu itari muru ariko ndimukanya muri stage ahantu itanakuru muri Kenya njya ngo Kenya uranjijishije none muri Nairobi njya muri Nakuru rero aho ngaho ntabwo twakominikaga n'umu ex wanjye cyane rero niyo mpamvu nyine habayeho uwo mu ex nawe yarankatiye aho hantu ariko mbona rero gushimira umubyeyi we wagira ngo yari mu yerekwa ryanjye yamujyanye ahantu muri gereza amujyana ahantu maramo amezi 8 adasohoka nta telefone atavugana na wa muntu aramushaka aramubura nta network yahabaga kuko ni ahantu nyine mu kigo cya retreat center ni ahantu dukoresha ama games ariko ya gikristo nyine kugira dufasha abantu kuba umwe nk'ama organizations aba afite disunity cyane batumvikana twarabafataga tukabakoresha team building activities no bakiyunga urumva ntago ugomba kuba distracted ugomba kuba usoma bible ugomba kubisenga ugomba nyine kubiconnecte cyane so ibintu bya phone nta byasheri nta byaki so ni more concentration mu byo uri gukora ariko n'Imana yabikoraga iragendera mu zirika ahubwo ikintu cyambayeho kitangaje Imana ibintu ikora iragupreparinga ngiye nageze muri icyo kigo umuntu waho mukuru wawe atambwira umusheri wawe muri kumwe Imana irambwiye ngo nkubwire ngo ntago ari we wawe ndavuga no ngera nzi ko nyine ndangije university ngiye kurangiza nzatangura n'ubukwe direct ndabona no uribeshye ura niwe wanjye ndabona no I have confirmed with God kumbo wawe ari Masaka mu rugwiro mu ruguru imagine so yarabimbwiye ntago nabyitayeho ariko nibyo pe ntago aba yari wanjye uriya byari clear n'Imana yari yabiconfirmings ariko nanagera mu Rwanda nyine mvuye muri stage abajyanye barambwiye ngo taha nta kintu kiri gukora muri Kenya nashye hari umushiti wanjye nagiye gusura muri hano ababyeyi bawe n'ubundi bari muri Kenya no now they are in Kenya bari muri Kenya ariko baje muri graduation yanjye barambwira ngo bansiga tugomba gutahana mu Rwanda so ndavuga okay ntago ngiye kuba mu Rwanda ko ntago nkunda mu Rwanda reka ngende ngiye gusura nsigaye n'ibikapu oya ntabwo navuze ngo ntago nkunda mu Rwanda gusa nyine nari mfite yo life nari mfite yo life mbona nyine mfite abashuti benshi mu Rwanda n'abashuti benshi nagiraga nyine already nari mfite na connections cyane muri Kenya so icyo nakoze naragarutse nsigaye n'ibikapu nje gusura gusa ababyeyi n'abavandimwe nje kureba kwa kunduza nyine ukagira ngo urasubirayo inje ahubwo se aho waranekerezaga oya ntabwo namutekereza gusa uwo muhungu yari yarambwiye ngo it's over yari yaranjugunye wa musore yari yambwiye ngo it's over ntabwo nyine already ngenda narabaye disconnected urumva yamaze amezi 8 batabonana nta tutabonana so narabaye disconnected mutipe nawe yaketse bara ahandi bashobora kuba ugamiye so ariko we yari azi uwo MD
kuko nyine yahoraga avuga ngo yagombaga kumenya ko nari naramuzengereje ahora avuga ngo gusa uwo MD ni urumva ntabwo nari naratuje ntahozaga utumesaje twa buri kanya ariko ntasubize kandi nawe wajya kohereza agafoto kohereza uhagaze ku mupira apostinga agakora umukinnyi I know ushiti wanjye wari uturanye na MD ariko ntabwo nari ndi gutekereza ko ari kwa MD ariko ntashye nibwo natekereje man ahantu mafite history nyinshi kuko mama wa MD yanzaniraga ibiryo ariko may she rest in peace yatuzaniraga ibiryo akatugaburira mbese twari dufite umunyamubano n'ababyeyi ba MD cyane kuko nyine ndi umuntu uganira so twaraganiraga urumva rero nahibukiyemo memories nyinshi nkihagera nyitambuka kuri urwo rugo mfata phone nyifite na sim card yo muri Kenya ndahamagara MD +250 kandi mu Rwanda so ndikiramo nambaye atambwira ngo actually ndi kuzamuka so niba uri kumanuka ni kuri uyu muhanda uzamuka gutya okay those who don't know ni Masaka so duhura nyine gutya pa atambwira ni wowe turasa neza you look good yeah that's how it happened ni gutya twaconnectinze ariko ntabwo nahise mwemera ku kanya navuze ngo reka tubigenze gake gahoro we are just friends nabanje kumubwira we are just friends gahoro ariko akambwira ngo I love you I still love you ndagira urukundo rwinshi uzi ijambo yanyandikiye nazibagirwa ngo mbameze ngo nk'ikirondwe ngo kiri ku nka amagambo kakaye ngo ikirondwe kiri ku nka ngo kandi ikirondwe kiri ku nka biragora kukikuraho yego imagine ikirondwe ku nka ubwo wari uruguha I don't understand those terms guys ngo rugora kuva nako kuvana ku nka biragora rero nirwo bita uruguha rero yeah that's our love story nyuma tuza gukora ubukwe here we are maranye ngaye mu rugo 10 ine tumaranye imyaka ingahe mu rugo mu bana is it 4 babe yes kuri myinshi kunumva twarashatse kanyejo ni ine yeah it's 4 years ariko mu munyenga w'urukundo umumaranyemo imyaka 10 ukongeraho n'indi 3 ya mbere yuko mukora divorce divorce butarabana kabisa wow mufite stories yaryoshye ushaka kumenya byinshi cyane ku muntu wa game 13 wayikura mu yo ufite ugasanga ufite nk'isigaranye nk'icyenda wakundanye ufite nk'icyenda 9 10 that is true wegere murahuye rero oya twebwe tuba dushaka ko muduherekeza kugeza umunsi mu bukwe bwanyu bubi nitujya muri details umunsi game tugiye kubakinisha okay twagiye kuri game rero abantu bafite amatsiko y'urukundo rwabo munyarukire kuri muze kwibuka yuko madamu yamuhamagaje telefone y'Inyakenya akamubwira ati muri quartier z'iwanyu bagahurira mu muhanda w'igitaka y'igitaka Masaka nta muhanda wa kaburimbo muri quartier wapi batari muhanda nyabagendwa nta kaburimbo ubwo bahuriye hehe kurugwiro mwibarabara bwega rwacu bantu babashinga mwibarabara hano rero dufite ibintu by'ibibazo sibyo katubisasire bansobanurire game neza muzi game tugiye kubakinisha okay bo twabasobanuriye ko twabafashe buri muntu wese twamushyize ku ruhande tumubaza nabaje MD ikintu azi ku mugore we neza na family na Josiane nawe tumubaza ibyo azi ku mugabo we so tugiye kureba utsinda n'induzi ndi cyane turashaka kureba aba bantu baraganira cyangwa ni bya bindi byabo byo kuba barimo bararapa ibindi byose ni zero batubaje ibibazo bikomeye nukuri nayo cyaturoroshye ngaho tangira sho icyambere ubwo si watangira ndakibazo uyu of course icyambere ni ihe stories yasekeje umukunzi wawe mu bwana bwe rero zikaramu hano ndabizi ko icyo cyica
niya story yamusekeje naba naramubwiye se bya ikintu cyo baba baramubwiye yagusekeje ibyo byihorere mwana wanjye so ni story yaba we yarambwiye kansetsa ngewe nkaseka mu bwana se mu bwana bwawe yibwa so azambwira story yansekeje y'ubwana bwiwe oya we story yaba yarakubwiye wewe utanamukopeza ni story namubwiye yagusekeje wowe mu bwana bwawe ni ye story wowe yaba yarakubayeho isekeje yes njyanye mu bwana bwawe baza kuyibwira umukunzi yewe nyine muri make uyo babana mu bana ugomba kubaga kuko twakera mutuganira ahubwo ari story nkunda kumubwira ni story yambayeho nagiye Bugande wamburirwa imbarara story namubwiye nagiye Bugande ubuzima nabayemo so irababaje ikaba inasekeje muri make niyo ndumva ari story waye dusangije se muvandimwe wasanga ari imbarara iyo story kibubutif muzanumero ndi munsi ni story ndende basi nibibabaje ikaba inasekeje tubwira akasekeje basi akababaje tu so oya kamabwira ibabaje akababajemo so urumva navuye nahangiye gushaka ubuzima nari mfite icyo gihe Kampala yari show bya danje yari ishyushye mu myaka ishize ya kera wayo n'ubu ni kwimeze cyo yari ishyushye cyane abantu mbese abanyarwanda dukunda kujyayo kuko bari abantu baturanye bacu twumvikana cyane abanyarwanda n'abarundi hariyo benshi yes noneho nanjye ndavuga ati kuki ntagomba kujya hari ahantu ariko kubera ko nta muntu nari mfite tuziranyeyo nta famille nari mfiteyo ugenda gutyo wenyine noneho hari umuntu twakoranaga muri rwa ruganda ntavuze izina noneho ndamubwira ati ariko se ko dukorana wampaye connection ya hari ahantu nanjye nkajya gushaka y'ubuzima nkaniga n'imibereho yabo kuko njye narize ibintu byo guteka hoteli bayida banze guteka noneho arambwira ati ibyo biroroshye cyane aranyohereza turagenda yambwiye ko afite famille ye gusa njya nirinda kwivuga iyo story kuko iyo nyivuze nyenda ko ashobora kuzayumva wenda bigatuma kuko ni umuturanyi wanjye kuko bitewe n'ukuntu njye yambabaje iyo story n'uburyo niba atarayigizemo uruhare ariko nta kibazo kuba yarabigizemo uruhare kuko niwe wanyohereje oya ashobora kuba yarakwereje nko ku muntu akamutenguha ibyo nabyo bibaho reka tugire gutya ubwo n'ibiramugoye ni story ndende ariko iyo story n'ubundi gusa mu by'ukuri njya numva ntazajya nyisangiza abandi bantu kuko ni ubuhamya bwanjye aha rero ikibazo ubwo ngubwo n'ubundi yakishe kuko bamaje ngo niyo story yagusekeje mu bwana bwe atahora asetsa atahora asetsa umunyakenya n'ubwo ahagaze ku kinyarwanda can I explain nagisobanura uzi impamvu kuri story we avuze irababaje njye ntabwo nigeze nseka numvaga ahubwo mubabariye kuko iyo bibabwira kamanze muri sinize muri ikaka wakate ahubwo so story ngewe nzi yaba yaransekeje ni ahubwo ni ziri current ariko izabwana hari agastory kamusekeje gakunda kumusetsa nagiye kuririmba ahantu iyo umwana nyine so nagiye ni ahantu bari bantumiye nk'umuhanzi nizo mw'abantu bari bantumiye nk'umuhanzi njya kuririmba ahantu noneho bazana umwana wari ufite ikibazo cy'uburwayi mu mutwe noneho bisaba ko bamusengera noneho uwo mwana muri quartier abantu bose baramuzi n'umwana ukunda gucaho yambaye ubusa ubu yarakuze noneho abakozi b'Imana baramufata bashaka kumusengera deni kugira ngo nyine bamubohore noneho baramufata bamushiramo hagati so urumva ngene naje nk'umuhanzi watumiwe nicaye hariya noneho bahamagara abakozi b'Imana ngo bamusengere so umva bamukubitaho fire amaraso ya Yesu Kristo iki baramusengera ebana kabisa ubwo umwana yaricayemo hagati urumva ntabwo yambaraga yaricayemo hagati asutamye baramusengera kubera ubwoba nshuti yanjye yare kwikintu bita sangivuga ko umusuru umwanda okay yare kwikintu kingana gutyo hagati kuri podium imbere
pasiteri bariruka nawe urabyumva bose barirutse ntabwo babiyamenya barirutse waseka imagine habura umuntu ujya kubikuraho ibyo bintu kandi baramutumiye nk'umuhanzi ako so ngenda kantu reba ndavuga muka yarambwira ati rero cya kintu kugira ngo ubuntu bw'Imana bukomeze neza niko Ca bugufi. ugenda ugikureho imana iguha umugisha yes nikoza hanze nzana ikintu ndagiterura ndende ndajugunya hanze amateraniro arakomeza amateraniro arakomeza njyewe ukuntu avuga ngo ikihari ku ikintu nicyo kintu nsetsa nyine ikintu kigaragaye cyadanje Yeah. muri fail I failed ikindi wahuye n'umukunzi wawe ryari reba hano mvuga tariki itariki n'umwaka n'umwaka mu mwaka icyo gihe hari uwo muhuro muri dushaka icyo gihe kumenya. yigaga mu wa gatatu ni za 2013 kane fail yaferinze hano umugore kirimo nanditse yanditse 2016 nawe guys imyaka umukunzi twarashaje wawe yumvisemo impano y'ubuhanzi ryari n'abategura I ibintu know. njyewe igihe niyumvishemo impano y'ubuhanzi ni 2013 umugore ko arakotoye yanditse 2010 umukunzi wawe ntabwo tugomba kwisobanura umukunzi wawe iyo yishimye akora iki reka mureka asobanura yenda kuka k'ubuhanzi ubundi okay wa mugani ni byiza kuganira kuko yatubaje date month n'umwaka rero ugiye kureba ntabwo kubera amateka ntabwo tujye twicaye ngo tuganire ku mwaka directly ariko ni akantu ahubwo Kidubu TV mutwigishe ko kuganira nyine detail ntoya twe duvuga story turazizi izo story muri background cyangwa bafasha 2010 bitewe n'igihe wari umuzi muri kuko 2013 ubundi nibwo nasa nkaho natangiye kugaragara ariko urumva impano yatangiye mbere ye muza kina football impano niyo nashaka kubaza nakinaga football twamenye nyine football yakishe ni umukunzi wawe iyo yishimye akora iki ese yababaye akora iki guys I will get zero iyo yishimye wowe rego wowe iyo wishimye wowe ndakugeraho ibyawe n'igihe wabifite njye iyo nishimye iyo nishimye ubundi ni ibintu bibiri cyambere hari igihe ndirimba uravuga kimwe nta kibazo cyangwa nabivuga ubwaragwa mwana turabyumva so iyo nishimye hari igihe musohokana iyo nishimye dutera story iyo mbabaye iyo nababaye so iyo nababaye ngerageza kwirinda kumugaragariza ko nababaye kubera ko akunda bimugaragariza wowe ukora iki niyo nshaka iyo nababaye reaction iyo nababaye ndaceceka ngatuza ngatuza umugore ati rero uramuhunga niko guceceka ndaceceka ngahutuza nkajya ahantu nyine ngatuza nkamuhunga icyo ariko kirumvikana iyo wishimye uteka ibyo kurya biryoshye yes ubwo fail ubwa ni igice bivuge byose ubwabonye igice ibyo nanditse bivuge byose shuru iki kindi ntabwo kimwe gishobora kuba wacyanditse mu kinyarwanda iyo yishimye ashobora no guhita ajya guhamwa agafi akaza akagateka nyine guteka cyane kitchen ikindi nanditseho mana yanjye twakomeje umugabo ndabona arimo gukopera umukunzi wawe iyo yambaye neza aba yambaye iyo yambaye neza wowe iyo wambaye neza iyo nambaye neza so mba nambaye ibimasayi nambaye neza mba nambaye agashati nashyizeho agakaruvati nashyizeho agasuti aho mba ndi fiti kabisa correct yanditse suit costume umukunzi wawe arya kangahe ku munsi ibyo ni iby'igihugu kidafite inzara of course arya kurya kangahe ni kabiri
umugore none se le guys byihorere hehe nyine oya breakfast ayifatira kuri coffee shop impamvu we twebwe turasubiza ingujya kubisasa Abyake urumva niba ku kazi Ni gatatu. uyobeye ko yari yese bambizi none wavuze ko njye arya navuze gatatu. gatatu ubwo ahubwo ni njye w'ikibazo nivuze breakfast cyangwa no kunywa oya principal ibyo byihorere food yes ni ukurya guys we can explain ntabwo Oya, twavuze byihorere. bari kubitanga twavuze nuwuhe kurya. mukino umukunzi Niyo warya imbuto wawe warya igitondo. yakundaga gukina kurusha iyindi kuva akiri umwana football correct erega ibibazo iyo tuza kubyumvamo neza urumva ko harimo akantu hariya habayeho kudasobanukirwa harimo ni akantu gatatu ariko wanze kumbaza njye nari nzi kuri gusobanukirwa nababwiye ugira akabaza uretse mbabaza ni iki wumva waba warahinduye ku mukunzi wawe mu buzima bwe ni iki yes wowe ukeka waba warahinduye uyu nguyu yaba yaraguhinduyeho yarampinduyeho oya reka turimo turamubaza ko niwe icyo yaba yarampinduyeho muri make yagukoreye iki kugira ngo uhinduke mu bugingo bwawe icyo naba narahindutseho ubuzima bwawe icyo naba narahindutseho yaguhinduye w'iki yaguhinduyeho iki so icya mbere yampinduye yatumye ni so yandinze kujagarara so kujagarara bishatse kuvuga nyine yampinduye yatumye nyine ubuzima bujya ku murongo se ahubwo nibwo ujagaraye cyane n'ibisubizo byanyu birimo akajagari ariko icyo umugore aragira ati general ngo kwambara ingofero yarabikubujije ngira ngo niba cyangwa yarabigusha oya guys okay yakunda kwambara ingofero imeze gutyo uyimukuraho ntabwo akiyambara ariko icyo kibazo yakitubajije time yari kumwe ngo time mugire vuba vuba isaze rizatugendanye mpita nimagina icyo mbonye cyose ntabwo nagize umwanya kugitekereza ariko icyo ngicyo cyavuze ni icyo utekereza wowe cyavuze ni nicyo okay njyewe nakije icyo wamukoreye ni ukumuhindurira ubuzima bwe ukabushyira ku murongo oya ninde se umutara udahindurwa n'umugore akajagari oya byihorere abagabo bose abagore baraza bubahwe rwose ababyeyi turabemera ni ikihe kinyoma umukunzi wawe yaba yarabeshya ababyeyi be yarabeshya ababyeyi be wowe wabeshya ababyeyi bawe icyo nabeshya ababyeyi banjye uzi waba warabeshya ababyeyi bawe ukajya uterera amasitore madamu uti njyewe nabeshya ababyeyi gutya ntacyo uyu mugore rero amusubiza iwabo abanza kumenya wabeshyaga ko wahaze kandi utahaze yigorata guys urebe njyewe uri mukuri he can explain yasobanura ibibazo birakomeye mu bibazo 10 umugore hano afitemo atsinzemo ariko reka yasobanure wanditse amanota ibibazo birakomeye impamvu okay habayemo kutumvikana neza kuko ndibuka kera kuko njye navukiye muri Congo iya yes noneho mu rugo twagiraga inka nyinshi cyane noneho papa yabaga mu nka ariko mwagira inka nyinshi ukayoberwa akatwohereza ariko nari mutoya kandi igikomera se Congo bwo barabigira niko babyita babivugaga mu Kiswahili ariko nari muto cyane ariko ikintu nshaka kuvuga urumva bamuzaniraga amata noneho mu cyumba cya mama yabaga afite akabido k'ikivuguto noneho njyewe nkabeshya ngo icyaka kiranyishe nyine kugira ngo nkisabishwe amazi nabati mami nataka maji akaita mbya ngo apana usikunywe maji kuja nikupe maziwa ubwo nkahita ngenda nyine urumva nashakaga nkajijisha nkajijisha nkabeshya nyine ariko mwishakiraga amata urumva nashakaga muravugaga amazi kugira ngo aguhe amata yes aho urumva byose kimwe yabyishe we yavuze yuko n'ubundi we wabeshyaga ko uhaze kandi ushonje njyabwo amanota ari kujya kuri njyewe kuko we niwe wibeshye okay tugiye kumva nawe rero sasa it's my time niwe tugiye kubaza biratandukanye ese of course nawe ugiye gusubiza
ese umugore agiye ese uyu kuyoberwa mugore wawe yatetse neza aba yatetse iki nijye urabaza ni wowe sorry ubwo nabazaga uyu nguyu kandi iyo watetse neza uba watetse iki madamu mwiza iyo natetse neza ni ubugari nabyanditse ndabisiba kubera ko ubugari n'inyama aragatasi atandikamo ifiriti n'inyama guys urakora byumva ko hari ifiriti n'inyama wabisangiza ubwo ni ngaho da ifiriti n'akanyama hariho munarya ifiriti n'inyama gusa icyo ni igice ahubwo navuze ibyo ukunda wowe urumva ariko aho hantu ikibazo cya kabiri twageze kuri 2 uyu mugore nawe nta tolerance mwamushyiriyeho ubwo nawe umugore wawe iyo yambaye neza iyo ngiye nambaye neza iyo wambaye neza shuba wambaye ute mba nambaye kibe mba nambaye kuri we kugira ngo mbone ko nambaye neza wenda mba nambaye nk'ikanzu ngufi buretse ntabwo ndarangiza ikanzu ngufi cyangwa no buretse ntabwo ndasoza cyangwa kitenge fashion fail umushanana ntabwo baziranye papa Liam doesn't know me MT love language yawe ni iyihe gifts okay utanga imana kutakishimiye dore yagikoze iyo wabaye ukunda gukora iki buretse ukunda gukora iki a kuba uri wenyine b kuba uri kumwe n'undi muntu muri make uwo muntu ukaba wamuganiriza amarangamutima yawe ushobora no kutamuganiriza akaba ashaka yisekere kuba ushaka kuba uri kumwe n'umuntu mugaciringa nyine oya mba ni njyenyine yaferinze wanditse ngo kuba ari kumwe n'umuntu b zo b wowe ni zero nta muntu mba ni kumwe nawe ntabwo njye nkunda kuroga njyewe turatandukanye njyewe niba ikintu kimbabaje nshaka isoko n'amaduka nanjye rwose iyo uri wenyine njyewe mama ngiye gusara ubwo bisaba ngo ngende ndi kumwe n'abantu benshi tuvuga ariko nta n'ikibazo ngena nagira kimpanikisha gutyo nyine ndi kubishaka ni scenario nari nabonaho igeze kuri urwo rwego ni ikihe kinyoma umukunzi wawe ni ikihe kinyoma waba warabeshye ababyeyi nabeshye ko nta mukunzi ngira kandi mufite feyiri yavuze ko nta cyasi cyonse rwose by'ababyeyi banjye narababeshyaga cyane ko pasiteri yumva ngo Jose afite sheri jewe barabihisha pe no usibye never reba abagabo babiri noneho uzi ukuntu yabihishaga niyo icyakubwira ko kuva twakundana nta n'agafata kanjye azi nta na bombo yanjye nzi kubera ko nawe yateye umusohokana akabyanga ati reka kumwe na pasiteri baza vuba dukomeze ntuza yacu sitore y'urukundo umugore hano ananiwe gusoma ibyo yiyandikiye ndashaka kugira ngo mbisome neza kuko ahangana asa nkaho ndi kubibaza iyo ngewe ni igiki sesheri wawe yaba aragukoreye cyakunejeje kijyanye n'iby'urukundo cyakurenze tu mu rukundo kikakunezeza tu kumva ushajije ibigere nuko hari bibiri kuba icya mbere no kunekera yanekeye mana yanjye it's always guys agutekeye nawe wabyumva guteka kwe biri on the other level nicyo kintu yaba yarakoze biri very very professional nyine icyo ngicyo cya kabiri kuba cya kabiri ntabwo kimaking sense n'ibanga nawe murakiza abashakanye oya iyo ni spice komereza aho ngaho yakomeza ikindi yagishubije ntiyagishubije no yakishe iyi nyine ntabwo ari kukivuga arakizi mu mutima guys yatanditse yavuze ngo we musubize ikintu utekereza yamusomere nyine yamujyanye kumujyana mu itangazamakuru kandi yari yabivuze kare ariko wari wabivuze ni byinshi
nicyo ngicyo kirimo. umukunzi wawe yakasore wavukiye he kwa muganga he wavukiye muri bitaro we wavukiye muri bitaro look at me okay njyewe navukiye cyangwa we yavukiye wowe wavukiye njyewe navukiye kwa nyiri nkwaya kwa korode hatarabaho ntago njyewe mpaza ahantu navukiye nawe yavuze ko ndahazi nyine kuko icyo gihe yari 1995 ntabwo hazi bena njyewe ariko bambwiye ko njyewe bari guhunguka bava muri Congo baza bagaruka mu Rwanda bakubyarira ku mupaka so bari ku kibuga cy'indege mami yarantwite mbese mwebwe bahungukiye mu ndege uyu mwana ntabwo yigeze yivuga neza ubwo utazivuga neza uyu mwana yateze indege n'ahantu atazi yategeye we n'umuntu yari ari mu ndege igise cyamufasha niyo story bambwiye cyamufasha ari mu nda mu gihe twavukiye mu turi kugaruka abandi bavukiye mu ndege njyewe byari mu ntuzi mu ishyamba cyane ariko ntabwo byari bivuze ko ubuzima bwari bwiza basanga wenda abantu bo mu nkambi barabahaga nk'indege zo kubafasha you never know hari behind the scenes buriya abyita za shangazi boyfriends batatu best friends wa mbere yitwa Fiete wa kabiri Kasa uwa gatatu best friends rero ngira bana nabona aba friends okay best friend hari Kasa hari Fiete hari na Mimi fail ndaguha byose agace oya wabikoze debolo niwe wibagiwe so Fiete na Kasa barimo se Mimi ni mahene wanje ni igice ngo tubabege mu miko Debora njye navuze aba best friend baba dance ako Marena bari best friend some of them okay inzozi wajya gurota ukiri umwana nizihe kuzagera kuri stage none byaciye uzaba umuhanzi bityo byarangiye ntabwo amanota mana ninde uri funny nyine muri mwese hagati yanjye nande mwese of course njyewe fail yavuze twese fail yamuseka cyane njyewe ngiye navuze wowe ntabwo ujya umusetsa cyane zana ndeba amanota ariko oya nawe urasetsa batatu ansetsa aratari yikana 3 n'igice ni wowe 1 2 3 uyu we nabiri n'igice yes uyu niwe watsinze umugore ni uyu niwe watsinze we watsinze wowe watsinzwe ntabwo uzi umugabo wawe cyane we ntabwo umuzi arakuzi kukurusha nibyo ra kuko njye nashubije ibyawe yego so uyu yafailinze kwa ko wari uri kumutikinga ubona 2 n'igice yewe nasubije muri make reka manze basonege umuntu yari meze niwe watsinzwe niwe watsinzwe uyu arakuzi cyane kurusha wowe kumuzi ariko mwese urumva nta kimwe nta na kimwe cya kabiri mufite ariko mwongere mwigane neza ubirebye neza mu bisobanuro ubona ko bijya kuba byo bigiye kuba guys nta kindi kintu game bigamije kugira ngo mujye mwicara mu don't judge us namwe tumenyane muganire aha nuko rero muhurira mu muhanda w'igitaka umwe azamuka undi amanuka duherekeze kugeza umunsi w'ubukwe so inshuti zanjye story ni ndende ariko haisazamo covid urumva before that habanje kuzamo twabanje kuba serious tuvuga ngo tugiye guplaninga ubukwe bwacu tupanga muri 2021 tuvuga ngo turashaka muri 2021 dushyiraho na date turapanga nk'abana b'abantu ntangira no kwandika n'indirimbo nzamuririmbira urumva twebwe ikibazo dufite duheruka cyagiye muhura hariya mutayarukanaga muvuye muri Kenya muza guhura mutenda twihuta wenda kugira ngo muvuge mukongere dusobukore bya bintu bari bahageze bavuye mu muhanda urumva yavuye muri Kenya ariko ntabwo bongeye bavuga ku rukundo yashaka kumusuhuza gusa nk'umuntu batari urumva yavuye muri Kenya aza amamagaza inomero yo muri Kenya
noneho ambwira yuko anshaka none njye mbonye nimero yo muri Kenya namaze kuri nimero yo muri Kenya uri muri Kenya ati hoya ndi ruguru yiwanyu ati kandi ndashaka ko duhura ndametoke uri he ati ndaza turahura turasuzanya ariko mu gusuzanya aho ngaho urumva ni yarafite rwa rukundo hehe muri Kenya muri make yaraje kunsuhuza yaciye mu rugo yibuka bya bihe yibuka bya bihe twabanye yibuka bya bihe twabanye ibintu nk'ibyo aravuga ati umuntu areka byibuza musuhuzeho noneho ngewe amamagaye ndaza ndamusuhuza nanjye gutekereza ko wenda yaba yagarukiye urumva turavuganaho gakeya bwari mugoroba arataha ndongera ndamuhamagara dusa nkaho twongera guhura turavugana ariko mu by'ukuri ari muri gahunda yo gusubira hehe muri Kenya noneho agiye gusubirayo asubirayo ansigira aka gift wabo amamagara kuri telefone arambwira ati rero nonaha nsubiye muri Kenya ntuzongere kumvugisha ngushize blacklist mfite umuntu dukundana nawe anyishura bya bindi namugiriye arambwira ati rero nubwo ngusigiye aka gift ntugira ngo harimo urukundo atariko no kugira ngo usezere ariko ntuzongere no kumvugisha kuko mfite umuntu dukundana donc bihagarira kandi barakubeshaga reba kuko bari batarashwana oya mbere urumva iyo ni vacances mbere yuko uramuhungu ambwira ngo it's over between me and you no urumva before graduation so akora aka vacances nyine twebwe twabanje guhura mbere icyo gihe twahuriye hara ku gitaka naho ngaho hari just muri vacances ntoya nyine ku buryo ndatansubira ariko ntabwo nari ndi kwiga ndi gukora stage still ariko uwo muhungu nyine yarimo ariko it was not serious ariko nari ndi kuvuga ntabwo nakora ngeri umutima wanjye ntabwo njya nkumenya gukundana gutendeka numva nyine mfite umutima umwe one is one so numvaga nyine still nubwo twari kwashwana ariko I still have that person mu mutima wanjye ariko uyu muntu yarankundaga kuko yarafite anti we yaramubazaga ati mfite abahungu babiri dukundana hari umunyakenya akaba n'umunyarwanda tinzakunde akunda akamata abanyakenya ntabwo bagira urukundo rwinshi ariko wakwikundira umunyamasaka umunyarugwiro hari haruguru undi nawe akabati kose we ikintu yashingiragaho no kubera umuco nyine iyo ukundanye n'umuntu muhuje umuco akenshi nibwo mushobora kugirana ibintu guhuza ibintu byinshi ariko umuntu mudahuje umuco akenshi bikunda kugongana so akamwanga ngo uzakunda uyu nguyu so nibyo ngibyo ngewe nangaga nyine kuvanga ibintu ariko nyine already mutima wanjye byari byarancanze niyo mpamvu namusigiye gift na designinze n'amaboko yanjye nyine nkudakora ibintu by'imitako so naraka designinze neza kizina M na D mu katenge n'agakarito nyine nakoresheje n'akaglue ndakakora nyine kuko ari umuhanzi kugira akamanike umuntu uze muri room yiwe urumva yarananyishe mu mutwe kuko yaranyishe mu mutwe ngera abambizi ko mwishe urumva nahise nanarwara icyo gihe ngo yaranyishe arandangiza ariko nyine arenzaho ijambo arambwira ati ntuzongere I'm done kumvugisha ariko ibyo bintu ntabwo namenye ukuntu bisobanura utazanyicira urukundo urumva yarafitanye umuntu nyine byari bishyushye so nyuma yaho naje noneho ibyo byaje kurangira ngo tugaruke noneho naragarutse noneho naragarutse twihutisha no kugira ngo tutarambira n'abaturere so twarakomeje nyine ngarutse nibwo haje kuzamo ikintu nyine cyo kongera kuvugana gahoro yaje kunshaka bivuga neza ko yari ari muri Kenya yarakamye kimasa nari maze nyine kukweshwa then ndamushaka nyine do you understand abanyumva baranyumva so nyine two tuntu nyine twagendaga tubaho mu vacances nyine ukabona uyu muntu kuri iki harimo aga connection always ndamushaka mu mwaka mana yanjye ikiri cyo kibazo tugiye kuzajya twibaza tuzicara turi visiting kuko ku myaka mwabibonye guys ko tweshuwe kuri quiz ku myaka tubizi so uwo mwaka rero tuzawushira ako ikigaragara nka 2016 niba mwaramaze imyaka ine mukundana mugashaka nashize imyaka ine urumva kandi mwashakanye muri 2020 urumva nka 2016 ariko ni kukuruka ko igihe twajyaga muri Groove Award hari igikorwa cyabaga mu Rwanda ni amarushanwa yitwa Groove Award icyo gihe yarafite mubyara we mukuru we kwa se wabo yari yamusohokanye mu kirori
noneho nanjye icyo gihe nanjye nari mfite umukunzi nari mfite umwana nyine twari dukundana icyo gihe washakaga kumutereta already ufite undi mukunzi urumva yaje mu Rwanda asanga nanjye mfite undi urumva amaze kumbwira ko byarangiye urumva nanjye nahise nishakira undi noneho uwo muntu twakundanaga nawe ni umuhanzi nitwe twagombaga kuririmba muri icyo gitaramo noneho njye nari ndi kumwe n'umuntu wanjye of course nawe yaje mu gitaramo nawe aza muri icyo gitaramo oh my god ariko icyo gitaramo yarahababariye urumva ntabwo namwitagaho ariko yari yashize arimo arandeba nanjye nibereye n'umukunzi wanjye arimo arandeba ariko nanjye nyine njye naje kubera ko nari mperekeje umusista wanjye nawe wari wagize Groove Award yaje muri Groove ariko yitabye Imana ko Giselle Precious so nawe yaraje muri Groove tumuherekeje noneho mwabona MD ari kumwe n'undi mukobwa kandi cyo umva nice none nibwo namukunza gukurushaho kafa kuki mufuhiye kandi numva ko hari ibintu byarangiye urumva nanjye ese nshiramo akantu so akazimbwira nyine tugakomeza gutyo birangira nyine tunatahanye muri the same car turatahana nyine ariko nyine bitari ntamwitaho ariko nkabona ko ari already in another relationship ntangira gutangira kuvuga so none kiraba imbaraga guys uyu shiramo imbaraga iyo ubona umuntu wawe bagiye kumujyana abagira inama oya ntabwo byari gukunde ko Imana yari izi icyo nshaka ntabwo ari kumuri atazageza kuri stage nanjye nyine uwo muntu byaje guhagarara haje kuzamo ibibazo nyine birahagarara bimaze guhagarara urumva nanjye ntabwo namutwaye urabyumva arabyivugira byarahagaze we ibyo byarangiye kubera ko byaturutse kuri mukobwa mu bitano n'uyu nguyu nawe aje nawe bihagaze byahagarakiye rimwe ku rukundo rwa mbere yaje aje kunshaka asanga nanjye ndi free turongera turahura gutyo nibwo twongeye gutangira imishinga none kugeza mwongeye kubana so rero umaze kubana nawe uko wamubonaga mu ishusho y'uko mbere y'uko mubana niko wakomeje kumubona mumaze no kubana urumva twumva ngo umuntu utereta hari ukuntu yirarira ngo umusore utirariye nta urumva kubera ko we ntabwo navuga ngo ni umunyarwanda cyane ko yabaye muri Congo for sometimes rero afite imico yo kudahisha amarangamutima ye so wa wundi rero ntabwo yaje guhita ahinduka nyine ngo ahita ahinduka hari ukuntu umuntu yijijisha buriya akakubera nk'umuntu nk'aho ari gutya agera ku rugo bikaba someone very different kuko yanjye kubona ariko we yakomeje kuba wa MD nyine inshuti wacu yavugaga ngo yumvaga yarongorwa n'umukongomani nabyavuze tubwiye ngo yumvaga yarongorwa n'umukongomani ibazagira ariko bisoza ashatse umugande abo nanone abakobwa b'abakongomani bari abanyarwanda ahubwo n'abantu babashishikariza kujya bashaka abakongomani abo banyarwanda badashaka gukora cyangwa iyo ushatse umukongomani kazi cyangwa uzana imvune uraryama rwose umugore agakora that's me ntabwo njyama umugabo akore ariko nawe nuko ari umukongomani ushoboye gukora kubera aho kantu avuze nibyo guys yakomeje kuba we MD yita ku mwana urumva umva ni mu mashifti reba umugabo urabyuka mu gitondo ajya ku kazi ariko kubera ko umwana wacu bisaba nyine makeya menshi kumwitaho kubera igikoma buri nijoro ibaze ko abyuka ijoro niwe riryanjye ejo nirye nyine ntabwo bivuze nanjye ko nyishyira hejuru ngo nanjye nzamura ibitugu hari abantu bahita bazamura ibitugu ariko nyine to sharing that life ntabwo yigira ngo ari umugabo nyine ukakayije ubuzima no kuba ari kuri YouTube yambaye gutya nyine bigaragaza ko nyine we are one abantu twaraberetse ubuzima bwacu ku ma videos atandukanye so we flow ni mu buzima busanzwe ntabwo yikakaza ubuzima ngavuge ngo ngwino sha madam kora inkweto ibiki oya araza akabyikorera byinshi mbese dukuramo tuba tubikeneye turabibakorera ariko mu gihe tutabibakoreye ni mwikakaza reka mbivuge turi kuri Kibugu TV sibyo ubundi nka JD family ubundi ikintu tuge twasetinze urabona turacari batoya ubundi umuntu wese azi ko iyo abaze kuba umugabo mu rugo ubundi umugabo mu rugo yego n'umutware niwe head w'urugo ariko
bivuze ko ugomba kwigira aha wa mugani icyo ngicyo kitubwira no kunatanga conclusion inama natanga kuko nahuye n'umudamu afite imico nk'isa nk'iya kuko yabanye n'abazungu cyane none ndavuga ati umuntu kugira ngo mushobore cyangwa se kugira ngo tugendane nuko ngomba kwinjira mu buzima bwe tukamenyana ni gute rero tugomba gufashanya noneho bikubitira ko ngenzi guteka nizi ibintu byo guteka ariko abagore ngira mu gukunda abagabo bazi guteka noneho ikintu nakoze niki twakoze kalendari nimba atetse ku manywa njye ngateka nijoro nimba ari guteka ndafata umwana twirinze no gushaka umukozi kugira ngo duhane dufashe gufasha kuri njye gashana iminsi nizanyigisha guteka nibyo avuze bya nijoro umwana wacu akunda igikoma cyane rero iyo akunda igikoma ni nawe utubyutse nijoro ubundi abyuka 3 nijoro iyo abyutse tuba tuzi ko agiye gukora susu no kunywa igikoma ndareba ndavuga ati umudamu ubyuka nijoro buri gihe niki namufasha ndavuga ati noneho reka dukore timetable ubwa gatatu se ubwa gatatu abashaka kureba ko ababyeyi bagihari so nimba abyutse nijoro ijoro nimba ari irye ubwo ni nanjye ejo ni iryanjye gutyo ubwo twese ubwo tugashiringa no guteka urumva nta mukozi uyu munsi arateka nanjye ejo ngateka nimba avuye mu kazi akagera mbere mu rugo arateka nimba ngeze mu rugo mbere ndateka so twumvikana gutyo kandi biradufasha bigatuma so inama rero wagira abagabo bagenzi inama nagira abagabo ari ibintu byinshi hari amahugurwa duheruka gukora yitwa TRT ni amahugurwa yigisha ku ijambo ry'Imana ariko bagenda bashyiramo n'impuguro zitandukanye hari umugabo wavuze ati nk'uko ushobora kuza ukicara ku mudamu wawe mu buryo bw'urukundo ushobora kuza ukamwicaraho yes ariko yaravuze ubimenye njyewe ntabyo kuvuga ngo arakwica ni keya ariko umugabo yaravuze ubu njye nagenda nkicara ku bibero bya kana bya madamu wanjye gute se ku bana bize bambuye ngibaze bana banjye bambonye nicaye ku mugore wanjye je nuko Amerika ajya kure kumwicareho nawe naza kwicareho niba ngombwa guterure cyangwa nawe umuterure niko kumvikana so harimo ibintu byinshi so ngiye ikintu nabwira abagabo wenda ntabwo duteye kimwe ariko ikintu cyatumye ngewe mpuza na madamu wanjye hari ikintu bita guca bugufi kuko uburyo kugira ngo wumvikane n'umugore ntuzaze wishire hejuru uzamuka ahubwo ugomba guca bugufi ukamwumvira nyine ntagusuzugure kuko buryo umugore yumuciriye bugufi ya nyine ego umuntu yarezwe ntabwo asuzugura buriya warambagije neza ntabwo agusuzugura ariko yari umuntu mugani wawe yarezwe akabona uciye bugufi ya abona ko ari rwa rukundo ni naho aheraho azamura urukundo nawe rukamujyamo so ikintu nabwira generation y'iki gihe ndavuga generation ya nyuma ya covid abantu bashakanye nyuma ya covid tugire urukundo tugire gufashanya mu rugo ntuzaje hari abagabo binjira mu rugo n'imbeba zikabimenya zikiruka ejo twarabivuze so nimba winjiye mu rugo ahubwo haza umwuka mwiza abana baza bagusanga umugore aza gusanga donc habe abanye batanze comment aravuga ati mwebwe muravuga ngo mutahanira utuntu abana cyangwa mukavuga ngo mwirirwa mu rugo mukina nabo yego atari ko mutibagirwa n'abagabo baza bagera mu rugo bakigira intare n'akanya babonye bakajya ku mipira no ku makuru ngo ibyegeranyo ako kantu rero tumaze amezi nkane tubanye kuko twese dushinga ako gacano kuko twumvaga ko hari ikintu tugomba kwigisha abantu none abantu batuye ngo hari akajambo ry'abanyarwanda ngo urugo rwiza ni nk'ijuru rutoya ngibyo muri kwivugisha ngo muraje ngo mubone nyuma y'amezi 3 bizaba birangije gushira so butumaze imyaka 4 ntago iryo juru ntago rirasenyuka riracyahari kubera iki Imana izari tugumishemo kuko turanabisengera cyane kuko icyambere no kumvikana mugahuza mwajya no kujya ahantu mugasharinga kwashira indambara iki
wabona nk'urabona ko Dangote na papa Dangote ayambaye fresh ngubu rwose ahagiye yaguhesha kibubu yaguhesha agaciro wabona hari akantu n'ababu bagiye kwiyongera wabona hari akantu katari keza kuri we ukamubwira ati she aka kantu ntabwo ari keza nawe kandi akakumvira nawe akakumvira akabona ko kuko umubereye ijisho apana ariko hari umugabo usohoka mu rugo n'umugore ntanamenye ko yasohotse kubera iki nyine bita bigaragaza ko nta kubwumvikana hari ikintu nyine ariko baba banumvikana ugasanga ariko hari n'ikintu abantu bishizemo yuko umugabo yaje mu rugo ugomba kuhita uzunguka mukuramo inkweto ugahita ufata amazi ukajyana muri dushe nta no kuganira ugahita mu gikoni ugahera mukahurira ku meza mukongera mugahurira ukamuhunga ukajya busy ntabwo ari uko bimeze urugo rwiza nimba umugabo ni byinshi nimba umugabo ageze mu rugo haba umwuka mwiza yamushyiriye ari ikintu kikurimo sava atari ikintu cyo kugutera cyo kugushiriramo ngo igitugu erega nawe ushobora kuyijyanira igitsina gore wawe wakigiriye inama so nabagira inama yo gufashanya kuko urabona tugiye mu ijambo ry'Imana ngo tuganduke n'abagabo bakunde abagore babo nk'uko Yesu yakunze itorero rero icyo kintu ni gutya ni muri cercle ahubwo abagabo nibo bafite umukoro mwinshi urebye uzi gukunda abagore nk'uko Yesu yakunze itorero ryo rirakomeye cyane ni uguca bugufi kuri Yesu yagiye agakunda itorero akararipfira so ahubwo mwebwe mwagombye kuba munaduheka cyane ariko natwe nitwumve ko turamaje ahantu hose tuganduke ari gukunda umugabo mukunde inshingano zose uzikore ariko mufashanye ube umugore mbese uca bugufi ariko utigira mbese kugira amahembe ko nyuma ya covid njye nabonye ibintu byarahindutse abantu benshi bakurikiye ibintu byinshi ugasanga n'amafaranga bari gupfa utuntu tw'ubusa so nababwira gusenga saa 9 z'ijoro harimo ibanga ni ibintu byiza cyane nabonye gusenga saa 9 z'ijoro ubwo ko muri maso mwe njye nibyo banga twabonye niwo mwanya twabonye dufatira rwo gusenga kugira ngo ibintu byinshi kurya ibintu bitarimo Imana akenshi birafailinga ariko ibintu birimo Imana iba iri muri centre y'ibintu byose biratuza bikajya ku murongo so nababwira gusengera ingo n'abagore tukita ku bagabo bacu n'abana bacu tukagandukira bose noneho tukazajya dushyiramo utwo duspice nk'ubu ngubu kibubu ibintu bakoze ni spice mu rukundo gukora ikiganiro ni spice ntabwo abagore n'umugabo bagomba kuza nyine bahurira ku tuntu dutoya tw'akazi ngo mu rugo mushaka agakino mukina one day mujye muri retraite mushaka utuntu nyine tutaboa urugo murakoze n'ikindi nanjye ndamukintu nagiraho inama zose pe abantu umugore n'umugabo bajye bagerageza babe close sibyo na kwa kundi twari nta mukozi uhari musigaye muri babiri mu rugo niba ubona hari icyo umudamu arimo gukora nawe wabasha kugira ikindi ukora ku ruhande kimufashe yibura areke kuba ari hariya wenyine yibura ko akunda barimo gukora nk'ako kantu atetse wenda wowe utazi guteka ukaba wakoze nk'ibyo byombo cyangwa ugakoropa burya nakoropa muvugana cyane sibyo nta kibazo burya bituma muba close cyangwa se niba burya ari umuntu muhorana gutya mu binshuti cyane mama mufite utuntu twinshi muziranyeho ushobora no kugenda ugakumbura cyangwa se niba mufite nabo bakozi mushaka mwijya hariya mu cyumba ngo mwagiye muri telefone n'undajye kuri telefone cyangwa ibiki ushobora no gushaka n'udukarita mugakina mugomba gukireya udukino mugomba mugakina kera ibingibi by'inzara batarongeraho izindi twebwe twajyaga ducirana inzara erega ntabwo nongeye izindi nzara uzi ko buri gihe ahora ambwira ngo se bizongera gucira inzara ryari wakamera ko ntabwo uzi gucira niyo nani twaba rojeri ariko kera twasigaga za vera zisanzwe n'icyo gihe yabaga nenda nka kera yabaga twita utabasha kugenda muri izo ngendo bafata nkamucira akancira ugasanga nyine cyangwa dukino ni ngombwa mushaka utuntu twajya tubahuza mu rugo nk'umugore n'umugabo
abagabo mwikwigira intare mube inshuti n'abagore banyu urukundo mwiba intuzi so mwakoze cyane rero rwogere 8,000 oye thank you mwakoze 8,000 hatangiye kujyaho n'utundi tuntu ariko mugerageze 100 twabiteje ibaze ko nari nazize kuvuga 10,000 ubundi kwisha let's go 8,000 abakunzi banjye babonye kare mwakoze cyane rero Kibubu TV turabakunda tujya tubakugira inama nziza njya mbona udukino twinshi JD family oya timu nde hagati yanjye na Gashema iyo timu ko mwese seko ubwo uri hose timu nde ubone njye ni timu Kibubu nawe baye Kibubu uretse Gashema cyane ariko arasigarana nde Kibubu yarangiye ubundi Kibubu ngenzi ko Kibubu ari both ari twese oya twebwe hano urumva ngewe okay tusobanure channel ni ya Kibubu yego pe ariko none hari ukuntu dusigaye twarihuje ngewe nawe yaje kumfasha mugerageze mu mpereza umuntu umwe muri mwe cyangwa bintu ngukotoze mbivuge no bye rero cyane ndabakunda cyane mwakoze kwitabira Kibubu nahagaruka ni part 2 Mani baho umugisha bye bye udakotoye wowe